menya byinshi utari uzi ku buzima bwa Diplomate. Diplomate akaba ari umuraperi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko abenshi iyo bumvishe indirimbo ze bagira ngo ntabwo ari kurapa bitewe n'ukuntu abavuga agenda gake gake nk'umuntu uri mu kiganiro. Ibi ngibi abantu benshi bakaba babikunda. Reka tugaruke ku mateka ya Diplomate kuva akiri umwana kugeza magingo aya. Diplomate yavutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi. Yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, ahoze ari muri Kibungo. Ise umubyara yitwa Karera Azizi, naho mama we akitwa Kanendwa Janet. Wumvisha aya mazina uhita wumva ko Diplomate yavukiye mu muryango w'Abisilamu, dore yuko agace yavukiyemo ari agace k'Abisilamu gaherereye Rwamagana mu mujyi. Diplomate atangiye amashuri y'abanza yayigiye mu karere ka Kicukiro, arangije aza gukomereza Kigali, ariho yaje kurangiza mu mwaka w'2000. N'amashuri yisumbuye yaje kuyakomereza muri Kigali International Academy, yaje guhinduka Kagarama Secondary School. Iki kigo nicyo yaje kurangirizaho, aho yaje kurangiza mu mwaka w'2008, aho Diplomate yize ibijyanye n'ubuzima ari byo Sciences Humaines. Diplomate yaje gutangaza yuko ahandi izina rye ryaturutse hari umuzungu wari inshuti n'ababyeyi be. Uwo muzungu akaba yaritwaga Nofosasi, akaba yari umugereki. Diplomate yatangaje yuko kimwe mu cyatumye adatangira umuziki hakiri kare ari uko yavukiraga mu muryango w'Abisilamu, ayarangiza akagira impungenge z'ukuntu najya mu muziki ababyeyi bazabyitwaramo, ariko igihe cyarageze awujyamo. Indi nzitizi kuri Diplomate ni uko yari umunyeshuri kandi akaba yarakundaga kwiga. Ibi ngibi yabonaga najya mu muziki akiri umunyeshuri bizamubangamira mu masomo ye, akaba yasubira inyuma, kandi ibi ngibi yabonaga ababyeyi be bitabashimisha habe na gato. Diplomate yaje gutangira umuziki we mu mwaka w'2009, atangira muri groupe yitwaga Rap G. Iyi groupe baje gukorana indirimbo ebyiri, harimo imwe yitwa Business. Ubu ngubu akaba ari umuhanzi w'umuhanga, akaba yitwa Diplomate Nofosasi. Niwe tugiye kugarukaho. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro tuba twabateguriye. Naho ubundi jyewe ndi Emmy. Diplomate yatangiye umuziki hari muri Mutarama 2009, ariko indirimbo ye ya mbere tuzi ni Umucakara w'ibihe, ikoranye na Young Junior. Indirimbo ya kabiri yayise Umushonje Gw'Isari. Indirimbo yarafatanyije na Bulldog, na indi ndirimbo yakoze yindi yayise Inzu y'Ibitabo. Iyi ndirimbo yaje kuyikorana na The Ben. Diplomate akaba afite umwihariko kubera yuko yatangiye gukora amashusho y'indirimbo nyuma y'imyaka 3 asohoye umuziki, dore yuko indirimbo ye ya mbere yakoreye amashusho ari yitwa Indeba Kure. Iyi ndirimbo niyo ya mbere yaje gukora amashusho nyuma yo kuva mu gihugu cya Uganda, ariko igitangaje izi ndirimbo yari yarakoze mbere atakoreye amashusho, nazo abantu baje kuzikunda. Diplomate kimwe mu bintu bimuranga nuko ubuzima bwe bunini akunda kwirirwa asoma ibitabo, bitewe n'uko akunda gusoma ibitabo. Indirimbo ze nyinshi uzumvamo amagambo menshi ajyanye no gusoma ibitabo, cyangwa se arimo ubuhanga bwinshi. Ibi ngibi n'ahandi bikomora ni mu gukunda gusoma ibitabo. Diplomate ikindi kintu wamumenyaho kitandukanye n'abandi bantu ushobora kumubona ugahita umumenyeraho, nuko iryinyo rye ry'imbere ari irya silver cyangwa se argent. Diplomate yamaze igihe kinini adakora indirimbo, yarerekeje mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi bagira ngo nagagikora indirimbo, bamwe bavuga yuko yagiye mu kazi ko gucuruza imodoka, ariko Diplomate we yavuze yuko yagiye mu gihugu cya Uganda mu amasomo narangira azagaruka agakora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Amasomo yagiyemo yararangiye ndetse aragaruka. Ubu ngubu asigaye ari umuhanzi ukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, dore yuko na n'ubu ngubu afite izindi ndirimbo, yaba izo yasohoye vuba cyangwa se izavuga yuko ziri muri studio vuba aha nazo zizasohoka. Reka tugaruke ku magambo Diplomate yagiye atangaza mu bibazo yagendaga abazwa hirya no hino, ndetse no mu mirongo yagendaga yandikaho indirimbo. Aho Diplomate aya magambo yagiye atangaje ari amagambo yaguhindura ubuzima, cyangwa se ukayubikiraho, cyangwa se akaba yagufasha mu gukomera mu bihe waba urimo byo ari byo byose. Diplomate yaravuze ati iraha ni iryarya, iyo rigushizemo isi irakota. Kandi Diplomate yaravuze ati igihe kimeze nk'inkota, iyo kigucitse kiragutema. Ugomba gukora uko ariko kose ukabasha kugifata neza, ntukirekure
kuko iyo ugerageje kukirekura kiragutema kirakwangiza. Kandi ikindi diplomate yigeze gutangaza ati ibiryohera amatama byinshi nibyo bikunda kugarika abato bikabakenya. Diplomate yaravuze ati akanwa k'iminsi ni nk'akigona, iyo urerekereje umuvumba urahekenwa. Dore ko diplomate yavuze ati mu buzima bwawe bwose ubamo kuri iyi si uba ugomba gukenga. Ati gukenga nicyo kintu cya mbere ku isi gifasha umuntu mu kugera ku bintu ibyo ari byo byose. Diplomate yaravuze ati ko warazanwe ku isi utabishaka si ikibazo cyawe, ugomba guhatana ugakoresha ingufu nyinshi, kuko iyo udahatanye abandi batsindira inka wowe ugatsindira uruhu rwayo. Diplomate yaravuze ati amahirwe y'umuswa ashobora kumubera akaga. Ati umuntu ashobora kuba aturiye ikiyaga agatoba kondo yarangiza ntiyoge, koga bikamunanira. Diplomate yaravuze ati iyo inyanja ituje uba ubona nta kiri bugutware. Ati uba ubona nta kintu yatwara umusare, ariko iyo utazi icyerekezo ni hahandi inyanja nta kintu yakumarira uko yaba imeze kose. Ati bisaba kuba ufite icyerekezo, hanyuma ibintu biri kuri iyi si ukabyifashisha mu kugera ku ntego zawe. Diplomate yaravuze ati umugabo nyamugabo si uw'igihagararo, ahubwo umugabo nyamugabo ntukare mu burakari. Ati wa mugabo ucokoza ntagusubize si uko najya kuvuga bafite, ahubwo n'ubwitonzi, buriya nibwo bugabo nyamugabo. Diplomate mu ndirimbo ze imwe yigeze gukoresha ijambo rivuga ati umupataro utakuzamura ntazahozwe n'ipantaro yawe itazamuye. Kandi diplomate yaravuze ati buri gihe guceceka kose si ugupacwa kandi si no kujunjama. Hari igihe umuntu aba ari kwibuka ibintu byahise ndetse ari no kubitekerezaho. Diplomate yaravuze ati ihene irishiriza mu burebure bw'umugozi wayo, kandi agahanga k'inkoko ni nawo munwa wayo. Diplomate yaravuze ati gufata imiti no kutayifata neza uko muganga yikwandikiye, ibyo ngibyo bishobora gukira, ariko ikibazo indwara y'ubuginga yo ntishobora gukira. Yaravuze ati umutima w'umupfapfa uba mu kanwa, mu gihe akanwa k'umunyabwenge kaba mu mutima. Kandi diplomate yaravuze ati nta kintu cyo ku isi kibitse amabanga menshi nk'isume yo muri rogi. Aya yari amateka ya diplomate. Diplomate tukaba tuzamugarukaho mu gice cy'ubutaha. Niba utarakora subscribe reka ngusabe kuyikora kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro tuba twabateguriye. Reka ngusabe no kuza gukanda kugazagira kugira ngo uzajye ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bukoroheye. Naho undi jyewe ndi Emmy, naho utaha.